nakunze ntamuzi yafatishije umugozi ariko rukundo rwe izo ngoyi ze zanteye kuba imbataye rwose nyenuwe nawe nuwanjye kugeza iteka ryose nyenuwe nawe nuwanjye kugeza iteka ryose nabonye umukunzi mwiza kera yarapfiriye yaramuza mu bugingo nawe yaranihaye none ibintu ufite byose ntabwo nyibigundira ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi reba watwawe wajya umenya ko irungu ribajyanye ishuri se uri muri mashini hari ikibazo se karimba nakandese singiye gupfa amatwi ibi ni iby'abana batoya so ujye umenya ko umaze gukura ahubwo si ibi ni icyo wari gukora raporo ni iki ku kazi bimeze nabi shara utuntu nakoresheje sinatwandika none byambanye birebire ko nanjye ngiye kuziga mashini yagiye se shiri wanjye yagiye gusenga yari yagiye gusenga ntabwo araza oya uzi sase aracyari kare kare ni sangahe saa 3 ubu ni kare none se ubwo niba yagiye gusenga misa saa 2 gusenga ibiki misa imara amasaha angahe sembeze ibyo biramureba siko wajyaho nta cyizere umufitiye kubera iki nizo kuri kuvuga ngo asenga asanga yasenze misa ya saa 2 ubu ndagifite tugomba gusengera ubugingo bwacu tugasengera ibyifuzo dufite sibyo tugasengera n'ingo zacu dore ko hari ibintu bigoye kandi biruhije tugomba gusengera reka twifashishe rero ijambo dusanga hano mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ni igice cyaho cya 12 turasoma duhereye ku murongo waho wa 5 haravuga ngo nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana Herode araye ari bumusohore iryo joro Petero yari asinziriye hagati y'abasirikare babiri aboheshejwe iminyururu ibiri abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe nuko marayika w'umwami Imana ahagararaho umucyo waka mu nzu marayika akoma Petero mu mbavu aramukangura ati byuka n'ingoga iminyururu imuva ku maboko iragwa amen reka turekere aho ngaho tuganire kuri iri jambo gatoya uyu mugabo yari Petero wari uri mu nzu y'imbohe ariko Herode ashaka kumwica abitorero rero bagira umwete wo kumusabira ku Mana kugira ngo Imana imurinde haleluya Imana rero yumva gusenga ko bari gusenga yuruka ije gutabara Petero Imana imugirira neza Imana iramutabara kandi ngo yari yasizweho abasirikare babiri aboheshejwe umunyururu kugira ngo bazamwice bukeye bwaho marayika rero aza kumutabara amugirira neza Imana yacu ishimwe cyane natwe rero dufite ibyifuzo bitugoye dufite ingo zacu tugomba gusengera tugasengera abagabo bacu tugasengera imiryango yacu kugira ngo Imana yo mu ijuru itugirire neza kandi dufashe idutabara dufite rero icyifuzo cy'umuntu icyaduteranyirije ahangaha twaje ku cyifuzo cy'umuntu wacu ufite ikibazo kugira ngo tumusabire ku Mana Imana imurindire mu rugo rwe ihindure umugabo we dore ko umugabo we ameze nabi abadayimoni baramusabitse batuma badahuza mu rugo tugiye kumusabira ku Mana rero kugira ngo Imana imukomereze mu rugo nazajya agira mu rugo azagira amahoro agira umutekano asange hari ikimana kuri amen umugore ari umuntu ukomeye ntatwimuye abana asanga wenda ari umugisha ubona gute se nta kibazo kereka wenda ahindutse nyuma
oya ntabwo azahinduka humura. Kereka yahindutse nyuma ariko njye yahindutse. Naba narabikubwiye nkubwiye ati wabaye witonze. Ntabwo azahinduka humura. N'umwe wa mbere siko wavugaga ngo ntabwo azaguhinduka. Nuko hanyibutse ibyo bintu sibyo. Sinakubujije. Nereka mbikubwire kubera yuko biba byarabaye kandi ikintu kiba kugira ngo wige. Nindabyumva. None se uragize nabi kumuzana? Ntabwo wagize nabi. None se uriya wa mbere wese twamugiraga icyizere. Byihorere bimenyibutse byihorere. Kamwibarira ubwo wagize nk'agakoma. Umvangira ubwonko. Gusa uzabimbwira. Kuko nyema ndi ko numva ubu wagize birebire. Ntabwo ari ibintu birebire rega umuntu ni mugarerega. None se kuki utangiye kumukekera guhinduka? Hari impinduka nyinshi ngiye mba mbona. Twaganiriye bihagije ntabwo yampinduka. Hari ibintu byinshi mba mbona byahindutse. Byinshi cyane. Neza ariko. Erega we hari ibyiza hakaba n'ibi kuko ntabwo ibintu byose ukeneye ariko wabibona. Amen. Reka dupfukame rero dusenge Imana, tumusabire tumusengere, Imana yacu ishimwe cyane. Amen. Turagushimye Mana data wa twese. Uri Imana ikomeye. Uri Imana ifite imbaraga n'ubutware. Uri Imana igihindura ibintu bigahinduka. Uri Imana ihambaye. Uri Imana igikora imirimo n'ibitangaza. Dusengeye umusha wawe Mana. Mugirire neza umufashe. Uyu mumama afite ibibazo n'imbaraga zawe. Uyu mumama afite ibimuruhije. Uwiteka Mana reka kwizera ku Musenga tugira tuti Mana. Hindura umugabo we. Hindura umugabo we. Izina rya Yesu. Biragaragara ko umugabo afite ibibazo, afite abadayimoni bamurimo. Ariko turasenga Imana ikomeye kugira ngo imutaburire imyuka mibi nazajya agira amahoro, ajya agira amakuru, ajya agira umutekano, anajya gusanzwe ineza y'Imana imugaragare ku muntu dore ko umugabo Mana turashimye ku intambwe yawe mbere gutera ariko turasenga Imana kugira ngo hindura ibintu ineza y'Imana igaragare. Turagushimiye Mana kuko wumviza gusenga, turagushimiye kuko ukoze imirimo n'ibitangaza, turagushimiye kuko wihesheje icyubahiro. Natwe Mana turasenga tugira tuti udufashe utugire neza, urinde ubugingo bwacu kugirwa neza n'Imana aba ari byo bitubaho. Ufashe umuco wawe, ufashe umugaragu wawe, buri muntu wese umugirire neza mu gihe turagushimiye kuko wumvishe gusenga kandi turagushimiye kuko wumvishe ibyo dukora kandi turagushimiye kuko wumvishe dusaba tugire neza kandi wavuze ibyo dusaba tugiye twizera ko duhawe. Mana reka Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka data byose turashobora. Amen. Reka ubuntu n'imbaraga zawe z'umutima yacu nyaguhora. Reka n'amashimwe ku mitima yacu nyaguhora kumva. Reka imitima yacu kugira cyo kumva ubuntu bwawe nyaguhora kumva. Reka data uhindura imiryango yacu. Reka ibyifuzo byacu mwami Yesu byujuje. Turengere cyane cyane mwami Yesu Kristo. Yango yacu irinde neza y'Imana igaragare kuri twebwe. Tubisabye twese izina rya Yesu. Amina. Haleluya. Haleluya. Yesu yaravuze ngo nidusenga tujye twisera ko ibyo twasengeye tubihawe. Imana yacu ishimwe. Humura, Imana izagutabara, Imana izakugirira neza, Imana izagufasha kandi nawe ujye ugira igihe cyo gusenga kugira ngo usengere umutware wawe, Imana imuhindure. Haleluya. Rero gutekereza ko twasoreza aha ngaha ahasigaye Imana ikatugirira neza uko bwije no uko bukeye. Reka dutahe tujye no mu bindi. Imana gusa icyo twizeye cyo twizeye ko hari ikikoze kandi izabikora. Imana ibahe umugisha kubwo kwitanga mwitanze, namwe bagirire neza kubwo kuza tugagira ngo dufatikanye dufashe mwene data muri aya masengesho. Namwe bagirire neza, namwe yite ku byanyu, yite no ku miryango yanyu, ibaregere cyane. Amen. Reka dutahe, ibindi tuzajya tugenda tumenya kubonana uko bwije n'uko bukeye. Amen. Ntabwo wagize nabi. None se uriya wa mbere wese twamugiraga icyizere. Byihorere bimenyibutse byihorere. Kamwibarira ubwo wagize nk'agakoma. Umvangira ubwonko. Gusa uzabimbwira. Kuko nyema ndi ko numva ubu wagize birebire. Ntabwo ari ibintu birebire rega umuntu ni mugarerega. None se kuki utangiye kumukekera guhinduka? Hari impinduka nyinshi ngiye mba mbona. Twaganiriye bihagije ntabwo yampinduka. Hari ibintu byinshi mba mbona byahindutse. Byinshi cyane. Neza ariko. Erega we hari ibyiza hakaba n'ibi kuko ntabwo ibintu byose ukeneye ariko wabibona.
ntibishoboka byo. Nese wirirwa hano? Igajya umenya kutirirwa hano. Nyine se ari ikibazo. Umenya kutirirwa hano ngiye mba mpari umunsi ku munsi. None. Hari ikibazo se cyo kirimo. Nyine ntacyo ariko ngiye ibintu byose mba mbikurura mbireba umunsi ku munsi, umunota ku munota. Oui. Ni sawa. Chérie. Nazitese. Ni sawa. Ça va. Meze neza. Ko mwabaye. Yego. Ko mwatinze yo. Yatinze. Yagenze neza ariko. Yagenze neza. Meze neza. Meze neza. Ndabona ko wajya ufite amavuta wa mugani. Mfite amavuta y'Imana. Wafashijwe? Okay. Meze neza. Meze neza. Uri gukora udashyize. Turaporo tw'akazi akiriye gukora none ndabona batangiye kumaza message banyibutsa. Nadia nawe biriwe neza. Meze neza. Twari turi kwiganira. Abarimo ry'umuziki. Yego ubuzima ni butoye. Nese ngomba kwishima mu gihe cyanjye. Nta myaka 100 se. Ya mvugo yanyu yateye nta myaka 100. Hari igihe yanarenga cyane inagere. Si imyaka 100 nzayigeza. Ko ibyo wenda ari ibyahahise. Ibyo tubireke. Turiki ndashonje. Ndashonje. Nako nindi uri guteke muri mwe. Nadia. Uyu munsi ni kwa kangahe? Ku cyumweru. None se ku wa mbere. Nese mugiye muzo guteka. Yaba witonze. Simwubatse. Ubuteka wese ku wa mbere wagiye mu kazi. Kwa kabiri wagiye mu kazi. Kwa gatatu, kwa kane, kwa gatanu. Iyo uje ukaryara ubwo ubuzo wabitetse kandi mwese mwagiye. Rero kwa gatandatu no ku cyumweru. Cyangwa nanjye ndeke. Ugomba kwita kuri bro wanjye. Nje guteka. Nese azajya bararya ibiryo bya mushikiwe. Ega imyaka yabiriye ni myinshi. Cyangwa nje kwitekera nuva mubisigana. Oya ntabwo turi kubisiganira. Ariko imyaka ari ibiryo byanjye ni myinshi. Nawe rero mu gihe wiriwe mu rugo muri weekend agomba kwitaho kumva impinduka. Oya nawe ndi gusaba. Biriya byombo kutabyogeje. Ego ko man, genda urebe. Ndabona ibyombo hano bitogeje amasafuriya hano. Furiye ukuntu nabaye. Narahiye ndi kugutekera. None uri kumbwira ngo nguki. Nawe ajya anduhura nawe agutekera. Kandi uri bwumva impinduka. Vuga ati umugore wanjye ewana azi guteka. Sawa. Nacureka mbe. Icumbi kiyaje. Ndakomeza mu mwanya maze kwirira. Turi gufasha. Chérie. Mugire vuba. Yes. Shaka umakaya. Cyangwa umugabo mwiza. Agace yudapfa. Warunize wa musenzi. Niba ari kaba bari kugura. Reka nihere umugabo ke. Kandi igendere mu gufasha twawe. Ntabwo ndakura ngiye nimbwira ibyo bintu. Ngiye imyaka 30 kandi narayiye. Hari amakuru mfite. Afite chef. Urafite? Yafite igice ariko ndafite. Afite sherazo udahari. Ubwo arabatari twadungu twano muri quartier birwa ngo oyasuri iki. Ngiye ariko ngiye cyane ntabwo kiraki. Sawa jana ukora ibyo ukora. Amasengesho yagenze neza nta kibazo. Yagenze neza. Twafashijwe. Ariko uzaze tugende nawe. Tuzagera ko amasengesho yanyu. Amara umunsi wose nibwo kuki. Nyine haje abavuga butumwa benshi. Niyo mpamvu. Ariko nifuza ko tuzajyana. Nta kibazo. Ubutani mbona kandi ntakoze tuzajyana. Cyangwa nafite ibiraporo n'ibinakoraga. Bizashimisha. Uwo mwana rero niba agiye kugira ibyo atunganya ndebera ntuzi imyenda kanange nteke vuba. Amasaha nagiye ahubwo munyarutse. Nadia. Amasengesho ya buri munsi. Sinaze gusenga ariko hari nimba mbona nkabona wapi. Amakuru. Yewe gayewe. Kwabaye mwishi. Yes. Yewe gayewe.
amakuru yawe se meza hajya niyo nkuzira nanjye ndi guhigisha sindi kuhibuka neza ariko ndakuzi ariko nk'izina ryo ntiworimbaza wize ku kihe kigora mbona agira ngo uri umuntu twiganye niga mu wa 5 segonderi ntiwize guhamagana akuzi kare wo nkuzi wari ushinzwe ibintu byo kurya urabizi hariya bakwitaga Jacques bakwitaga ni James ntawe wajyanye ushinzwe ibyo kurya shawirirwa uduha amaminino hari umwana we yaranda kwibutsa ariko ikibazo wonye ni ikibazo wari ufise ariko regari wowe wari ufise amanyama ibiryo ngo ntukundi ibiryo biriya bintu ahubwo zisenzi ko nganuko kuno watwimaga ibiryo nyine nawe ukuntu utsigaye ngana reba hagize naho ningwikira nta nibyo nibuka nyibutsa nitwa Nadia niryo niyumviriye kurivuga navuga ati nahavura ndasimboga nahese cyo niga ngaho haruguru kuri yereka kaminuza niho nakomereje uri mu wakangahe se ubungu ndi mu wanyuma ndi kwandika igitabo ntubona ko bushakoshi bwanyumiye ku mugongo ndabona karanatonze amabara Nadia iminsi myinshi njye nabonye akazi nsigaye nkora kwiga nzatanya kwiga muri uyu mwaka utaha ukorera he nkorera mu mujyi nanjye ntuye ngaha haruguru impande y'intu zenye iyi cross zebra urayizi ngaho akaganda kamanuka aha uzamutse hano nuko nyine hakantu ngiye kugurira hano ku botike ariko ntuye aha wowe utuye he nanjye ntuye mo utambitse hano imbere ukomeje hirya ugera ku muhanda utuzamuka uragira handi haragatere hariya hari ahantu hari icyapa cy'amapartment nandikamo gaturera ndumva duturanye ariko umeze neza ndashima Imana warabyibushe we ni ibisanzwe ese urisi ko nanganaga ariko wenda hagiye yongeramo gake umuntu asigaye yitaho afite amafaranga wari ukinyibuka se ko mbere nabona hari uburyo wamera nk'uza kumvugisha gato Erega nawe defo yawe wari uyize siko wadukaniraga ku byo kurya uhora uduha amaminwa umuntu yakwangaga nyine bitewe nuko turi ku ishuri twese turi ku ntebe imwe ariko se ubwo ibyo waba ukibikomeje biriya byararangiye by'amaminwa byarangiye ibyo byari bya segonderi ubu turi kaminuza ahubwo duteganya ubwo rero ndi kugenda ariko uhampa nimero yawe tukaza kuvugana ntaza kwandikira ukoresha WhatsApp kuko iyi ngiyi yazimye ndaza kukwandikira kuri WhatsApp nta kibazo ako nawe ntujya uhinduka pe cyanwa ni cya kindi garani ryari ndagiye nago ubyibuha none ndacyari umunyeshuri rega none wakuye rero cyane ukuri pe ndishimye cyane ukuri nanjye ndishimye pe kwa nongeye kukubona reka nta kibazo tuzogahuza nta kibazo sawa ni gishyushye cyane Jode cyahoze ntabwo gishyushye cyane cyahoze ntabwo gishyushye umugati washize nta mugati uhari ntaho uhari si icyo utangiye kujya muri cya kitagira umugati wibagiwe nzi ko bakubwiye bande wese icyo utangiye Yesu ko ngiye menyereye ko uzuzanye natwara igihe uzana ukabanda ntabwo umuntu yakwibuka ibintu byose ko mpamvu urahase ku cyuma udashobora kumva ko umugati washize ko nyine wowe watumenyereje ko uzuzanye abantu babiri mwese muribagirwa njye nibagiwe mujye mubyibuka rero Nadia wampaye akanya se ko ari byo ushaka kuganira n'umugabo wanjye